n'ijambo ry'Imana uko rivuga, hanyuma ugakora ubushake bw'Imana. Nukora ubushake bw'Imana, ibijyanye n'iby'Imana ishaka, Imana izakwishimira. Mumenye neza mudashidikanya iby'Imana ishaka, kuko ari byo byiza kandi bitunganye. Duhe Imana icyubahiro. Ubanuye ku butoni, uko waje uko ariko kose bikubona. Kandi ubwo Imana ihari, iba yiteguye no kukugirira neza, kandi igira neza itarobanuye ku butoni. Uko waje uko ariko kose bikubona. Kabona niyo waza uri mu ntege, uza gutaha nubishaka, uyemereye, ufite imbaraga. Haleluya. Niyo waza wumva ufite ibibazo, urataha ufite ibisubizo. Urataha uri mu bisubizo, uravugana n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana mu Bakolosayi mu gice cya 4 umurongo wa 12, hanyuma turasoma mu Baroma igice cya 12 kuva ku murongo wa 1 n'uwa 2, turarangiza mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 36. Tugiye kubisoma twihuse. Abakolosayi igice cya 4 umurongo waho wa 12. Epafura mwene wanyu arabatashye, nawe ni imbata ya Kristo Yesu, ibarwanira iteka, ikabasabira kugira ngo muhagarare mushikamye kandi mutunganye rwose, mumenya neza mudashidikanya iby'Imana ishaka byose. Imana ishimwe cyane. Dusome mu Baroma Abaroma igice cya 12 umurongo wa 1 n'uwa 2. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima, byera, bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu ukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose, mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Twagiye mu Baheburayo igice cya 10 umurongo kuva ku murongo wa 36. Abaheburayo igice cya 10 duhereye ku murongo wa 36. Uko rero kuko ukwiriye kwihangana, kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka, muzahabwa ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda. Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma, umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Imana ishimwe cyane. Mana yo mu ijuru, turagushimiye. Aba bagaragu n'abaja bawe baje mu nzu yawe, kandi imitima yose urayireba, ibyifuzo bya buri wese urabireba. Nuko rero reka wageze hano yaje arwaye unamukize,
abagize intege nke ubongeremo intege, abaje batakuzi uyu munsi batahe bakuzi, kandi nyaguhora ku ngoma n'abasubiye inyuma bagarure. Urakoze nyaguhora ku ngoma, ngaho uwo ari we wese umubera igisubizo, kandi ureke amaso yose akurebe n'amatwi yose akumve, ureke imitima yawe yose hano ikwakire. Ngaho uvugane na buri uwo ari we wese, tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Ndashaka kubaramutsa rwose, nawe uhindukire mugenzi wawe umuramutse uko ngiye kuvuga namwe bari kumuvuga, siko? Bwira mugenzi wawe uti mwene data, shikama umenye neza iby'Imana ishaka, kuko ari byo byiza kandi bitunganye. Amen. Banyakacyiru, mushikame mumenye neza mudashidikanya iby'Imana ishaka, kuko ari byo byiza kandi bitunganye. Duhe Imana icyubahiro. Amen. Iryo niryo jambo numva tuganira uyu munsi. Haleluya. No mu magambo twasomye harimo iryo jambo, kumenya iby'Imana ishaka nicyo cyangombwa. Dusomye urwandiko rw'Abakolosayi. Muri uru rwandiko rw'Abakolosayi tuvuze umuntu witwa Epafura, ariko Epafura ntabwo ari we warwanditse. Uwarwanditse ni Pawulo. Pawulo nawe yarwanditse ari mu nzu y'imbohe i Roma, kandi iri torero ry'Ikolosayo ntago Pawulo yigeze arigeramo, ntago yigeze anarisura. Ahubwo uyu nguyu Epafura niwe wavuze ubutumwa bwiza, ni nawe waritangije. Hanyuma rero yahoraga arifitiye igishyika, kandi yahoraga arifitiye umutwaro, aryifuriza ibintu byarigirira umumaro. Ni muri urwo rwego rero igihe kimwe cyageze, iri torero ry'Ikolosayo rihura n'inyigisho zitari zo. Epafura atekereza kuri Pawulo, nubwo yari mu nzu y'imbohe amusangayo, amubwira ibibazo bihari. Pawulo niko kwandika uru rwandiko, ariko mu rwandiko yanditse avuga ibyo Epafura akora n'ukuntu arigirira umutwaro. Aravuga ati, Epafura, umugaragu wanjye, imbata yanjye, imbata ya Yesu Kristo. Ntabwo ari imbata ya Pawulo, ni imbata ya Yesu Kristo. Imbata ya Yesu Kristo arwana intambara ikomeye abasabira. Haleluya. Kandi abasabira kugira ngo muhagarare mushikamye, kandi mumenye neza mudashidikanya iby'Imana ishaka byose. Imana yacu ishimwe cyane. Iri jambo kumenya iby'Imana ishaka ni ijambo buriya rikomeye, riri n'urufunguzo rukomeye. Ibyo wakora byose utari mu bushake bw'Imana nta na kimwe wageraho. Kugira ngo ugende bitungane, ugomba kugendana n'ijambo ry'Imana uko rivuga, hanyuma ugakora ubushake bw'Imana. Nicyo gituma rero ari iby'umumaro gukora ubushake bw'Imana, kandi nicyo gituma Epafura mu kwandikira itorero ry'abantu yabwirije ubutumwa afitiye umutwaro, yanditse avuga ngo
akaribwira ati noneho rero icyo mbasabira ni uko mumenya neza mudashidikanya icyo Imana ishaka kandi mukagenda mutunganye. Haleluya! nimukahagarara muri uwo murongo, nimuhagarara muri uwo murongo muzaba muri mu nzira nziza. Imana ishimwe. Ibintu rero bigira itangiriro. Itangiriro ni ukumenya ubushake bw'Imana kuri wowe. Ubundi mbere buri muntu uwo ari we wese muri twebwe yakwibajije atari ko ubundi mbere ibindimo ndi mu bushake bw'Imana, iyi migambi mfite ni ubushake bw'Imana, uyu mushinga ngiye gukora ni ubushake bw'Imana, ibi bintu biri mu rugo rwanjye ni biri mu bushake bw'Imana. Nugendera mu bushake bw'Imana, Imana izabana nawe. Imana yacu dufashe cyane kuko nicyo ishaka. Ugomba kumenya ubushake bw'Imana kandi ukabumenya udashidikanya. Imana yacu dufashe, ntushidikanye ukamenya neza ubushake bw'Imana. Haleluya! Reka mbabwire, tega amatwi nkubwire, na Yesu ubwe yajyaga ashaka ubushake bw'Imana kandi agakomeza kubibwira n'abigishwa be. Muribuka igihe kimwe Yesu yajyanye n'abigishwa be i Yerusalemu, bari bagiye mu minsi mikuru, hanyuma igihe cyo gutaha kiragera kandi yari akiri mutoya. Igihe kigeze batashye, Yesu asigara i Yerusalemu, ariko ababyeyi be ntibabimenya. Baragenda bageze aho bagera mu birometero ntazi uko bingana, baza gusanga Yesu ntabwo bari kumwe. Naho Yesu bamaze kugenda ahita akoresha igiterane, ajya mu isinagogi akoresha igiterane, abantu baraza baramwumva kandi benshi, ndetse baranamutangarira, batangazwa n'ukuntu yigisha ibintu bikomeye kandi afite ubwenge bukomeye. Nabo baza kugaruka rero noneho kugira ngo bamushake, ababyeyi be bamushake. Bageze hanze babura aho baca kuko abantu bari benshi, ntabwo bashoboraga kumushyikira. Ariko umuntu umwe araza abwira Yesu ati nyoko na bene so bari hanze barashaka kukuvugisha. Yesu arahindukira areba abantu, abaranganyamo amaso, arababwira ati, aravuga ati, ariko mama ninde? Bene data ni bande? Ni abakora, bene data n'abashiki banjye na mama ni abakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Haleluya! Reka mbone icyo nkubwira, nukora ibyo data wo mu ijuru ashaka, ugakora ibyo so wo mu ijuru abona yuko ari byiza ashaka, kera uzaba umaze kuba umuvandimwe wa Yesu. Hari utifuza kuba umuvandimwe wa Yesu? Abashaka kuba abavandimwe be by'ukuri bamanike ibiganza byabo. Ntawasigara. Umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Kandi iyo umaze kuba umuvandimwe we, yongera aravuga ngo ibyo mfite byose niwe wabimpaye, ngo ndetse yaranambabariye angira n'imbohore. Ndashaka kukubwira yuko
nukora ibyo data wo mu ijuru ashaka, ibyo so wo mu ijuru ashaka, ukamenya ubushake bwe, ukamenya uko ushobora kwifata mu masituwasiyo ayo ariyo yose bitajyanye n'amarangamutima yawe, ugategereza ubushake bwe. Ndashaka kukubwira yuko ntacyo uzamusaba ngo azakikwime. Haleluya! Kuko abo bantu baba ari inshuti z'Imana. Ntaho wari urufunguzo. Kuza mu rusengero ni byiza, ariko ushobora kuzamo udakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Waba muri korari, waba mu mwanya uwo ari wo wose, ariko hatari wo mwanya wagombaga kubamo, utari mu bushake bw'Imana, uzawuhuriramo n'ibibazo, uzawuhuriramo n'intambara, kandi bizaguca intege weye kubikora neza, bye kuguhesha umugisha. Ariko ikintu cyiza, iyo ubikoze uri mu bushake bw'Imana, Imana iragushyigikira. Duhe Imana icyubahiro. Imana izagushyigikira nugenda mu bushake bw'Imana. Nuko rero Pawulo arandika ati Epafura arwana intambara, akabasabira iteka ryose kugira ngo mukomere kandi mushikame kandi mutungane, mumenye neza mudashidikanya iby'Imana ishaka. Haleluya! Yesu abwira abantu ati nta wundi, nta bandi, mama nta wundi, bene data nta bandi, bashiki banjye, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Mu gitabo cya Luka mu gice cya 8 umurongo wa 19 kuri 21 bavuga iby'uwo murongo, nanone bavuga iby'iryo jambo kuri abo ngabo nyina wa Yesu na bene se baje kumushaka. Ariko dore ijambo yarababwiye ati mama ninde, data ninde, nabumva ijambo ry'Imana kandi bakarikomeza. Duhe Imana icyubahiro. Buriya rero kamwe nicyo mbabwira, ijambo ry'Imana ni urufunguzo rukomeye ku bintu byinshi, kugira ngo ugire imibanire myiza n'Imana. Ntabwo uzamenya iby'Imana ishaka udasoma ijambo ry'Imana. Ni ibyangombwa cyane kugira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga muri Timoteyo wa 2 igice cya 3 umurongo wa 17 ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Haleluya! Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, ngo kandi bifite umumaro wo kwigisha umuntu. Haleluya! Bwira mugenzi wawe uti ijambo ry'Imana rifite umumaro wo kukwigisha. Reka nkubwire, rifite umumaro wo kwigisha umuntu, ngo no kumwemeza ibyaha bye. Nta kindi kintu, nta kibaho kizakwemeza ibyaha. Ntabwo se mwari mwabona abantu bakoze ibyaha runaka, wenda bibye, bakabakubita bakanga kwemera? Reka muri icyo nkubwira, nunashaka ko umuntu akwemerera ibyaha ibyo ari byo byose, mwaganiriye izi ngeso ibi n'ibi wabigendeye, numubwira ngo yabigendeye azakubwira ati wambonye. Kabone niyo waba umureba bifite, araguhakanira akakuburanya kandi kumutsinda bikakugora. Ahubwo buryo ibyiza uzamubwira utari ibyo bintu ubamo, nushaka ubireke, uzabirekeye.
azaguhakanira ariko nagenda azibaza, ariko numuburanyaho azarushinga niyo bamukubita bakamugira guti, ashobora kubyemera bariho baramukubita ariko mu kanya kandi zamara guhora ati nuko bari bankubise. Ariko ijambo ry'Imana niryo rishobora kwemeza umuntu ibyaha bye. Haleluya. Hanyuma ubundi ijambo ry'Imana ngo rikagutunganya. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikagutunganya, ryamara kugutunganya rikaguhanira gukiranuka, rikakugira inama yo gukiranuka. Bana ishimwe. Haleluya. Ngo kugira ngo umuntu wa muntu abe umuntu ushyitse, ntabwo uzigera ugaragara nk'umuntu ushyitse ijambo ry'Imana ritakubamo. Icyo cyo ntabwo gikunda. Abantu bamwe barirara ntibiga ijambo ry'Imana, ntibarisome, ntabwo uzashobora kumenya ubushake bw'Imana ngo ugendane nabwo udasoma ijambo ry'Imana kandi ritakubamo, kandi ukarikomeza. Haleluya. Hahandi yavuze ngo bene data, mama, bashiki banjye, naba ngaba bumva ijambo ry'Imana kandi bakari so kuryumva gusa ngo nari nagiye gusenga ku cyumweru ngo utahe. No, nukurikomeza. Haleluya. Ugakunda ukamenya iby'Imana ishaka ukabigenderamo. Imana yacu dufashe cyane. Kandi ibyo byarangira ngo rikakubashisha gukora imirimo myiza kandi yose. Imana ishimwe. Iyo wakoze rero imirimo myiza kandi yose, hari icyo biba bitanga, hari icyo biba bivuga. Ukora imirimo myiza yose ni ukuvuga uri mu bushake bw'Imana. Haleluya. Umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye igikoresho kizima, cyejejwe, gifitiye nyiracyo akamaro. Haleluya. Kandi gitunganirijwe gukora imirimo myiza kandi yose. Kandi ijambo ry'Imana niryo rishobora kugutunganya, nta kindi kizagutunganya. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Tunganywa n'ijambo ry'Imana. Imana yacu dufashe cyane, nicyo kintu kizagutunganya. Umva reka mbabwire, muzamere nka Habakuki. Jya mwigira ku bantu, musome ijambo ry'Imana, umere nka Habakuki. Habakuki yari ari mu gihe kigoye. Muri icyo gihe, igihe cyari kigoye mu bwoko bw'iwabo, bari baratwawe iminyagano ari i Babuloni. Kubera nabo ko bari barateshutse ku ijambo ry'Imana, Imana ikabarekaho gatoya bakajyanwa ari abanyagano. Kandi bageze i Babuloni bakoreshwa iby'agahato bikomeye cyane bibi. Uyu mwanya ntabwo ari byo navuga kuko ari byinshi, ariko byari bibaruhije. Habakuki arasenga. Mu gihe yari asenze abwirwa Imana isezeranya yuko izabagarura, ibintu izabigenza neza. Bose bakagaruka iwabo, bakava mu bunyage, bakongera bakagubwa neza bari iwabo, bari i Yerusalemu. Ariko Habakuki yajya kubona akabona umwaka urashize, ibiri irashize, kandi Abanyababuloni bakomeje kubahata, bakomeza kubatwaza agahato bimwe bikomeye cyane. Habakuki akavuga ati ariko ibyo urabireba ugaceceka, uzageza ryari? Aravuga ati noneho rero nzahagarara ku munara hejuru aho ndindira. Haleluya. Nzarangaguza ndeba ahari, numve icyo ambwira, nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma arabwirwa
ngo none wandika ngo ibyerekanywe ubigaragaze ku kibaho ngo kugira ngo ubisomye wese abyihutire ngo kuko ibyerekanywe ngo bifite igihe byateganirijwe ngo kandi bizashyika ntabwo bizatinda kandi ntabwo bizabeshya ngo nubwo byatinda ngo ariko nta kabuza ngo bizasohora. Gufitiye inkuru nziza, humura, guma mu bushake bw'Imana. Ibyo yakuvuzeho bifite igihe Imana yabiteganirije, ntabwo ari amarangamutima yawe azabyihutisha. Ikosa abantu bajya bagira, bahura n'ikibazo basenga bakumva ako kanya bibuze guhita bitungana. Ati nagiye mu rusengero byano ku cyumweru nari nasenze, naje no muri nibature ndangije niye 3 nagiye nikanyarira ubwo tayari. Ariko ntabwo ari bibi kubikora, ni muhumure jya ubikora. Ariko Habakukiri yaravuze ati nzajya ku munara aho ndindirira, nzarangaguza ndeba ahari, nzategereza nzumva icyo ambwira. Nawe yarategereje, ariko arabwirwa ngo ibyo byerekanywe, ibyo byahishuwe ngo bifite igihe byateganirijwe. Yewe reka ngo ufitiye inkuru nziza, ibyo yakubwiye bifite igihe byateganirijwe. Imana izabikorera mu gihe cyabyo. Buriya Imana izagutabara igihe kigeze. Haleluya! Kandi nikigera uzabimenya. Ariko icyo bisaba ni uguhagarara ushikamye, ugakomeza gukora ubushake bw'Imana. Imana icyubahiro, bitegereze wihanganye, izabisohoza nta kabuza. Imana yacu ishimwe cyane. Aravuga ngo bizaza nta kabuza, ntabwo bizatinda, ngo kandi ntabwo bizabeshya, ngo kuko kuza ko bizaza nta kabuza, nta kizabibuza. Nanjye ngufitiye inkuru nziza, ibyo yakubwiye niba uri mu bushake bw'Imana ubitegereze. Haleluya! Ubitegereze, bizaza nta kabuza. N'ibyo mu rugo rwawe izabisohoza, n'ibyo mu murimo izabisohoza, n'ibyo mu kazi izabisohoza, n'iby'imibereho yawe bwite izabisohoza. Ariko kondisiyo ni imwe: ese uri mu bushake bw'Imana neza? Imana idufashe cyane. Uri mu bushake bw'Imana neza? Imana irashaka yuko uba mu bushake bwayo. Umva, reka mbona icyo mbabwira. Kandi hari aho ugera nawe ugacika intege, ukaba warambiwe. Korali zahoze zibiririmba, ukaba wacika intege, ariko wicika intege. Ahubwo rindira iby'Imana yavuze izabisohora, igihe cy'Imana kizasohora. Uribuka iby'ubukwe bw'Ikana Mariya yari yatumiwemo, na Yesu n'abigishwa be bari bahari bose. Ariko igihe kigeze ngo vino zirashira. Mariya aragenda abwira Yesu ati, Yesu, nubwo turi muri buno bukwe hari ikibazo. Ese buriya muribaza yuko Yesu watari yakimenya, atari akizi? Humura rero, ibyawe Yesu arabizi. Haleluya! Ariko Mariya aragenda aramubwira ati, ariko Yesu, iki kibazo se ko vino zashize? Yesu aramusubiza ati, mubyeyi, tubigendanyemo dute ko igihe cyanjye kitaragera? Nawe rero humura, guma mu bushake bw'Imana. Menya neza yuko uri mu bushake bw'Imana.
utegereze igihe cya Yesu nikigera uzabimenya. Haleluya. Igihe kigeze rero Yesu aragenda asanga babandi b'abaseriveri babandi babahereza, arababwira ati noneho nimugende muvoma amazi. Mariya nawe yari yababwira ati ahaza kubabwirira hose wewe wagiye utegereza ukavuga uti Mana nabigushyize mu maboko rero, ubwo nabiguhaye igihe uzabikorera, ariko naho gukoresha amarangamutima yawe ugashaka yuko biza ako kanya, imyaka 1000 ku Mana ingana n'umunsi umwe. Ariko icyo nzi cyo ntabwo bizahera, ariyo yabivuze izabisohoza kandi izabisohoreza. Kira mugenzi we iti mu gihe cyabyo izabisohoza humura, izabisohoza di. Haleluya. Izabisohoza. Imana yacu ishimwe cyane. Mariya arababwira ati icyo ababwira mu gikore. Reka rero iryavuzwe rirataha, baravoma amazi, ikibazo kirakemuka, nawe bizakemuka. Imana yacu dufashe cyane. Reka nkubwire, ubundi urashobora kugira imigambi myinshi mu mutima wawe. Ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo cy'imigani ngo mu mutima w'umuntu habamo ibitekerezo byinshi ku byerekeranye n'urugendo rwe, ngo ariko Uwiteka niwe ukomeza intambwe ze. Ushobora gutekereza byinshi, nzacaha muri bino nzabigenza gutya, muri biriya nzabigenza gutya, ariko reka muri icyo nkubwira, Imana ni ikomeza intambwe zawe. Haleluya. Iyo uri mu bushake bwayo iragukomeza. Imana ishimwe. Ahandi ijambo ry'Imana mu Batesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 18, igice wa 18 haravuga ngo muri byose muhore mushima. Haleluya. Ngo kuko Imana ari byo ibashakaho muri Kristo Yesu. Bana ishimwe. Imana ni byo igushakaho. Akenshi uzajye mu masengesho, Imana ibihe nibiba byiza, umwana umwe azajya ahaguruka ati hey, ati diye control. Reka nanjye mbibabwire, ariko njye simbibabwira nk'ubita Akageri, nayo diye control. Irakontorora ibyo mu kazi kawe, urira bikontorora ibyo mu rugo, irabikontorora kandi kakuba ku mutima kakuruhije iragakontorora, kandi nta na kamwe kayisoba. Diye control. Haleluya. Dufashe ijambo ry'Imana rero mu Migani igice cya 19 haravuga ngo mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi, ngo ariko inama y'Uwiteka niyihoraho, niyibigenga. Uziyumvira byinshi, uzagira proje, usange byose uragira kimwe ushyize hariya no, ikindi ushyize hariya no, ikindi ushyize no, ariko icyo Uwiteka yakugeneye usange nubwo utari usanzwe ukitaye, usange nicyo kiriho kiragenda neza. None se ubu ngubu nzifuza kujya gutwara indege uko ngana uko? None se ubu ngubu nakwikorera kiri 100? Ariko nintwara Bibiliya mu ntoki ntacyo bitwaye. Haleluya. Umutima w'umuntu rero habamo imigambi myinshi. Wasanga umuntu yifuza ati yewe nanjye rwose biriya biriho 100 by'ibishyimbo bigeze iwanjye byaba ari byiza,
ngo mbitware se byikorere se ntabwo bishoboka. ubu niwambwira ati dore dushyize hariya igifuka cyuzuye ibintu by'agaciro, ngaho jyana na Kanoba namwiruke, namubwira ariko atari uko ntanagishakaga, agishakaga ariko icyo ntabwo kiri mu bushake bwe, namenya ko atari icyanjye. nawe ntugashaka bitari ibyawe, icyo ushaka ibyo ubona nawe Imana yakugeneye tiye kontorore. Haleluya, Imana ishimwe cyane, kandi bizakemuka mu gihe kizaba gikwiriye. Imana ishimwe. muri twasomye ijambo ry'Imana, reka ntingute ndavuga aho dukeya hariya mu Baroma, ati Pawulo arababwira ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima bizera kandi bishimwa, ngo niko kuyikorera kwanyu gukwiriye, ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ngo ahubwo muhinduke rwose, ngo mugize imitima mishya, ngo kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishima, ngo ari byo byiza iby'Imana ishaka, ari byo byiza kandi bishimwa. Imana ishimwe. umva reka wumve ikiguzi ni ugutanga umubiri wawe ukaba igitambo kizima cyera kandi gishimwa. mu yandi magambo ni ugutungana, ni ukwiyeza. ubundi mbere igitambo iyo cyatangwaga mu isezerano rya kera baragikataguraga, umutambyi mukuru yaragikataguraga akagishyira ku gicaniro. humura, ntabwo Imana ishaka yuko bakushyira nawe ku gicaniro bakagukata bagashyiraho, ntabwo ari ikeneye, ariko irakeneye yuko uba umuntu wera. Haleluya. mu yandi magambo ugomba kuba muri Yesu Kristo neza. ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo umuntu ari muri Yesu Kristo aba ahindutswe icyaha gishya, ngo ibya kera biba bishize, byose biba bihindutse bishya. ijambo ry'Imana ryavuze ngo mugire imitima mishya. Haleluya. ntushobora kugira umutima mushya, ntushobora guhinduka utari muri Kristo Yesu. ubundi mbere Imana itugiraho umugambi mwiza kandi ikaduha Yesu kugira ngo nitwemera tukaba muri we agenda duhindura umunsi ku munsi, agenda guhindura mushya. Imana yacu ishimwe cyane. ni nacyo gushakaho. reba kuri muri Kristo Yesu. nuba muri Kristo Yesu Imana byose izabigeza neza, uzakora ubushake bw'Imana. Haleluya. kandi reka muri cyo nkubwira, ntutekereze ko ibyo bitambo nubwo ariko bavuze ari iby'Imana cyane cyane yishimira. niba kuko bishoboka bitange, ariko reka muri cyo nkubwira, Imana yishimira umutima uyumvira, umutima uyikunda. Haleluya. umutima uyubaha, umutima uyihesha icyubahiro. hari abantu bajyaga bandika cyara mu rusengero, twageraga udusengero dutoya sinkizi, buhaje n'amadekorasiyo ahambaye. twebwe twageraga nko ku muryango tukaba twanditseho ikintu, twandikaga ngo Imana ntizabura icyubahiro twateranye, ntukabura icyubahiro twateranye. tukajya rero tukitegereza kandi tugasanga ni keza. nawe rero gerageza aho uri, Imana ntikabura icyubahiro wahageze. ari mu kazi aho ukorera ntikabura icyubahiro uhari.
haleluya. Ari muri korari ntikabura icyubahiro uhaye, ari mu bashumba ntikabura icyubahiro duhaye. Tuyihe icyubahiro, haleluya. Icyubahiro nukora ibyo ishaka nawe izagushyira hejuru. Imana yacu dufashe cyane, haleluya. Ngo nuko rero cyasigaye igihe gitoya cyane ngo tubanze, ariko ijambo ry'Imana hariya mu Baheburayo ahatangira mbere yo gusigara igihe gitoya haravuga ngo nimwihangane mugakora iby'Imana ishaka, haleluya. Ngo niwihangane ugakora iby'Imana ishaka ngo nayo izaguha ibyasezeranijwe. Ibyo yagusezeranije numara kubikora, numara gukora ibyo ishaka nayo izaguha ibyo yaguse. Ndabizi yuko mufite amasezerano menshi, hari ayo yakubwiye. Reka nkubwire, uwaba wicaye nta sezerano agira ni igitangaza. Reka nongere ngasubiremo nigeze kuko ababwira rimwe, burya ikintu cya mbere ni amakuru. Kuri yo mu ijuru ntumenye icyo ijuru rivuga. Ijuru riravuga iki muri Kacyiru ndimo? Ijuru riravuga iki ku rugo rwawe? Ijuru riravuga iki ku mugabo wawe? Ijuru riravuga iki ku bana bawe? Ijuru riravuga iki ku mugore wawe? Ijuru riravuga iki ku kazi kawe? Ubwo iyo wahewe n'amakuru wowe ubwo ngubwo wazayirenganya. Tugira amakuru, haleluya. Tugira amakuru yo mu ijuru. Hanyuma rero utegereze, umere rero nk'abakuki, nawe urangaguza urebe, wumve icyo akubwira n'icyo uzasubiza kubw'icyo wamuganyiye, wumve ko azagutetereza. Imana idufashe cyane. Ngo kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka ibahe ibyasezeranijwe. Ngo nuko rero haracyasigaye igihe kigufi kandi gitoya cyane, ngo uzaza ntago azatinda. Ngo ariko umukiranutsi wanjye ngo azabeshwaho no kwizera. Imana ishimwe. Umva reka muri icyo nkubwira, muri ibyo byose icyo nkubwiye, niba hari icyo Imana yakubwiye komeza ubyizere. Uracyabyizeye cyangwa urabona ko bitagishoboka? Burya rero iyo Imana ishaka gutabara irabanza. Muzi igihe yatabariye Lazaro, bamubwiye ngo amara iyindi minsi yibereye hariya. Igihe yaraje anabwiye ba Mariya na Marita bamaze kubyumva, Mariya yamusanze na Marita batumva rero ntabwo bigishobotse. Uraje ariko se urakora iki ko yamaze kunuka? Turi hariya byarangiye nukurira ngo ntabwo bigishoboka. Reka nkubwire, icyo ngicyo Sipiriyani ajya akivuga ahangaha ngo na nyuma ya zeri irakora. Akivuga kenshi nanjye numva kikafasha, nanjye reka nkibafashishe. Na nyuma ya zeri irakora, haleluya. Na nyuma ya zeru irakora. Ahubwo wowe komeza ube mu bushake bw'Imana, haleluya. Numara gukora ibyo ishaka izaguha ibyo yagusezeranije, ntabwo izagutetereza. Ngo kandi uzaza ntazatinda. Humura, uribaza ko ibyo mu rugo rwawe kugira ngo bikemuke byatinze, ibyo mu kazi byatinze, ariko nagira ngo nanjye ngufitiye inkuru nziza. Uzaza ntazatinda. Bwira mugenzi wawe uzaza ntazatinda. Uzagutabara ntabwo azatinda. Uzagutabara ntabwo azatinda nk'uko ubyumva. None se ntibyashyitse Mariya ibyo yasabye bigakunda? Ntabwo bavomye amazi agahinduka vino? Ikibazo ntabwo cyakemutse, ariko yari yamubwiye ati igihe cyanjye ntabwo kiragera. Reka nkubwire, igihe nikigera izabikora, izabikemura, haleluya. Ngo nuko rero ngo ntago turi abo twebwe mu basibira inyuma ngo tuzarimbuke, ngo ariko turi abo mu bizera ngo tuzakize ubugingo
Imana. Yesu arashaka kukugirira neza. Kandi ndarangije. Ni bande bashaka kugendera mu bushake bw'Imana? Bahaguruke dusenge. Abashaka kugendera mu bushake bw'Imana, abashaka ubushake bw'Imana, kumenya ubushake bw'Imana, ukamenya neza udashidikanya ubushake bw'Imana mu rugo rwawe ni iki, mu kazi kawe ni iki, muri situwasiyo urimo ntazi, mu bibazo utazi, urashaka ubushake bwande. Umva nkubwire ngo imigambi y'umwana w'umuntu ni myinshi mu mutima we, ngo ariko inama y'Uwiteka niyo ihoraho. Ni bande bashaka inama z'Imana? Haguruka rero, haguruka dusenge Imana niba bikunda. Niba udashaka ubushake bw'Imana urakomeza wiyicariye, oya ntubiterwe n'amarangamutima. Yicarire rwose uti njyewe ubwanjye hariho n'ababushyikiriye, ariko hari n'ubundi. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Abashaka ubushake bw'Imana abo ngabo barahaguruka, batabushaka bicara. Imana ibafashe. Ariko nanone hari ikindi. Ninde muntu uri hano uvuga ati ni ukuri jyewe nari nararambiwe n'ubushake bw'Imana kuri bino bintu, none Mana ndagarutse mbisubiyemo, ndakurindiriye. Ngwino wowe shyira ikiganza hejuru uze tugusengera Imana.